Ni ku cyumweru ukwezi kwa kabiri itariki 22. Uyu ni umunsi wa 53 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Iherezo ry'intambara zitarangira mu buzima bwawe zigeze ku iherezo. Uzagira ihumure impande zose. Haleluya. Amen. Yosuwa 21 ku murongo wa 44. Uwiteka abaha ihumure impande zose, kuko yasezeranije basekuru babo. Nta muntu n'umwe mu babisha babo bose wabahagaraye imbere, ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Amen. Ngo iherezo ry'intambara zitarangira, intambara z'urudaca, intambara uhura nazo igitondo n'umugoroba, wazitangije umwaka undi ukazirangizanya nawo. Izo ntambara, ugo ruhererekane rw'intambara zidashira, iyo cycle uruhererane rw'intambara zidashira mu buzima bwawe zigiye guhagarara. Nta muntu n'umwe mu mabisha bawe bose uzaguhagarara imbere. Uwiteka agiye kubakugabiza bose. Iryo herezo rirageze. Ubuzima bwawe bugiye kongera kugira amahoro, ngo kandi uzagira ihumure impande zose. Mu rugo uzagira ihumure, amahoro. Mu kazi uzagira ihumure, amahoro. Mu gihugu uzagira ihumure, amahoro. Aho uzajya hose uzagira ihumure, amahoro y'Imana. Mana, ndagushima ko hari iherezo rya byose n'intambara nazo zirangiye. Mu izina ryawe, amen.